haleluya. Ku batanzi ngo ndavuga wenda abashyitsi, nitwa Bayibaze Monique, ndi umubyeyi, ndubatse, mfite abana 2 n'umutware, ndi umukristo wa hano. Imana iduhana umugisha. Amen. Haleluya. Reka tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye dukwiye kuganiraho. Ni ijambo rifite umutwe cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo teganya iby'igihe kizaza ubigiranye ubwenge. Teganya cyangwa se teganyiriza igihe kizaza ubigiranye ubwenge. Amen. Amen. Teganya iby'igihe kizaza ubigiranye ubwenge. Reka dusome muri Zaburi ya 90. Zaburi ya 90. Dusome duhereye ku murongo wa mbere kugira ngo tubyumve, tugarukirize ku wa 12, ariko cyane kuri 12 niho ngendereye, niho turatinda. Zaburi ya 90 ivuga ku gusenga kwa Mose. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugarukirize ku wa 12, ariko cyane 12 niho ngendereye. Amen. Yesu ashimwe. Numva twahageze, reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Mwami, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, imisozi itaravuka, utarara mu kwisi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana. Uhindura abantu umukungugu kandi ukavuga uti bana b'abantu musubireyo, kuko imyaka 1000 mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo wahise, cyangwa nk'igicuku cy'ijoro. Ubajyana nk'isuri, bameze nk'ibitotsi, bukeye bameze nk'ibyatsi bimera. Mu gitondo birera bigakura, nimugoroba bigacibwa bikuma. Natwe uburakari bwawe bwatumazeho, umujinya wawe waduhagaritse imitima. Washyize ibyo twakiraniwe imbere yawe, n'ibyaha byacu byahishwe wabishyize mu mucyo wo mu maso hawe. Kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ninduza imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubahwa. 12 nababwiye ko ariho tugendereye. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Hari indirimbo shaka ko turirimbana ivuga ngo Mana nk'uko wafashaga abasogokuruza. 169. Muramfasha muhagurutse tuyiririmbane, ijyanye n'ibyo shaka ko tuganiraho. Mana nk'uko wafashaga basogokuruza, niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere. Niko natwe Mana, niko natwe uzadufasha
yacu. uri Imana ikomeye, Haleluya. uri Imana ifite ubutware, Imana ishimwe. uri Imana ifite ubushobozi, Urakomeye Mwami. uri Imana yo kwizerwa, Urera. uri Imana idahinduka, Urakiranuka uri Mwami. Imana idahindurwa n'ibihe n'iminsi, Witwa ndiho. uri Imana ifite ubutware, Witwa uri Jehova Imana Nisi. ifite ubushobozi, Jehova uri Shama. Imana igena ibihe n'iminsi. Jehova Adonai. niko Yobu yavuze, aravuga ngo Jehova Elohimu. ishobora byose. Ni iki gituma abayizi batamenya ibihe byayo? Turi imbere yawe Mana, turagushakaho ubuntu. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva icyo utubwira mu ijambo ryawe. Karibu Mwami. Turakwigiza, Haleluya. uzubane natwe, Witwa Ntihebwe. weyurure ikirere, Haleluya. umenagure imbaraga zose Mu izina rya Yesu. umenagure ubutware bwose Katika jina la Yesu. mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe Mana bubane natwe, icyo wagambiriye kuduha kuri uyu munsi ukiduhe rwose hatabuzeho na gato. Udufashishe ubuntu bwawe n'imbabazi zawe mu izina rya Kristo Yesu, Amen. amen. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ku magambo nababwiye avuga ngo teganyiriza ejo hawe hazaza ubigiranye ubwenge. Teganyiriza ejo hawe hazaza ariko hateganye ukoresheje ubwenge. Imana ishimwe. Haleluya. Twifashishije amagambo dusanze muri Zaburi ya 90, duhereye ku murongo wa mbere kugira ngo tubyumve, ariko umurongo wa 12 ari utugendereye. Ni amagambo Mose yari ari kuvuga, yari ari gusenga abwira Imana. Yari amaze kubona ibihe banyuzemo mu butayu, areba ukuntu Abisirayeli bagiye bagomera Imana, Imana ikabahana. Yibuka ukuntu bagiye baribwa n'inzoka mu butayu, agenda areba ibibazo byose bagiye bahurira nabyo mu butayu, ngo yibuka yuko umujinya w'Uwiteka ari wo wabiteye bitewe n'uburyo bitwaye. Yibuka yuko ngo Imana ngo imyaka 1000 kuri yo ngo imeze ngo nk'ejo hashize. Uko twebwe tuba tuvuga ngo ejo hari kuwa gatatu, yo ngo mu myaka 1000 nibwo ibibara. Noneho ngo arangije areba noneho n'igihano ibahana ibibarira muri ubwo buryo ibaramo. Nibivuze wenda ngo ndaguhana iminota 5, abaze asanga irabahana bingana n'imyaka ngo 70 babaho ngo bakabyika ba 80. Niko twasomye. Arangije rero avuga iyi Zaburi ari gusenga. Yesu ashimwe. Aravuga ngo Mwami wibuke yuko wahoze uri ubuturo bwacu kera. Aravuga ngo utarara mu kwisi, imisozi itarabaho. Aravuga ngo kera kose wibuke yuko ibyo byose bitarabaho, ngo wahoze ari wowe buturo bwacu. Yesu ashimwe. Yaravuze ngo utarara mu kwisi, utaratekereza kurema isi, ubutaka butarabaho. Niko twaririmbye ngo imisozi itararemwa, isi itari yabumbwa, ngo yareye kera kose uri uko wahoze. Ni Zaburi ya Musa. Haleluya. Warangije aravuga ngo Uwiteka nujya kuduhana wibuke ko turi abantu buntu, wibuke yuko turama igihe gitoya. Utinze arama byibuze imyaka 80. Aravuga ati subwo iyo myaka 80 nuyishyiramo igihano ukabarira na ya myaka 1000 ingana n'umunsi umwe, urasanga iminsi yacu yose iramara mu bihano. Ngo arangije aravuga ngo utugirire impuhwe, wibuke yuko turi abantu buntu. Aravuga ngo tumeze nk'ubwatsi buba buriho none ejo bukuma. Aravuga ngo tumeze nk'igicucu
cyacu gihita, ngo tumeze nk'uko umuntu yavuga ngo uyu munsi ni nijoro ngo ejo bukaba burakeye, ngo ni uko iminsi yacu ihita. Aravuga ngo nuko rero Yesu ashimwe, utugirire impuhwe kuri ibyo. Hepfo rero amaze kuvuga ayo magambo y'umubabaro yo kwibutsa Imana yuko ikwiye kwibuka yuko ari abantu, hepfo aravuga ngo nuko rero Yesu ashimwe, utwigisha kubara iminsi yacu ku buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Utwigishe kubara iminsi yacu ku buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Tugiye mu buzima busanzwe, n'abantu bakunda guteganyiriza ejo hazaza habo. Nakunze kubyibazaho, ukabona nk'umuntu ufite akabebe gatoya k'imyaka 3, mu gitondo saa 11 aragenda akabyuka ati byuka ukarabe ujya ku ishuri. Amase nk'aka kantu bakaretse, ariko nkibuka yuko arimo aragateganyiriza ejo hazaza. Abaye umubyeyi w'umupfapfa avuga ati mondekera umwana yiryamire abananiwe, ariko arabyuka akavuga ati byuka, kakabyuka kihopfora gafite n'udutotsi karimwe kakanarira, kakongera kakirambika kagaruka byuka ukarabe ujya ku ishuri. Nyuma iyo abonye umusaruro, akabona kagakobwa ke cyangwa kagahungu ke kabaye dogiteri, akabona kabaye minisitiri, akabona kabaye pasiteri runaka, aravuga ati yo cyagihe nakabyutsaga mu cyakare. Iyi ni inyungu ivuye mu kuko namuteganyirije kera. Muzabona n'ukuntu bakunda gukangurira abantu ati mujye mu bimina, mujye mu masosiyete, bandi mujye mukorana n'amabanki kugira ngo mwiteze imbere. Si ibyo naje kubigisha, sinanabizi, ariko nzi ko bibaho. Ibyo ngibyo rero akenshi babikora bari kuvuga ngo ahari ntabwo wamenya utwo dufaranga wabitse kuri banki tuzakugoboka nugira ibyago. Ayo mafaranga wabikije muri sosiyete nugira ikibazo runaka yakugoboka. Abo ni abana b'abantu bakora ibyo byose bagira ngo bateganyirize ejo hazaza. Imana rero yantumye ngo mbabwire ngo namwe muteganyirize ejo hazaza, ariko mubikoresheje ubwenge. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ishaka ko muyishaka. Niko muri Zaburi havuze muri 32 umurongo numva wa 6, avuga ngo nicyo gituma abakunzi bawe bakwiye kugushakira mu gihe ubonerwamo. Hari igihe ushaka Imana ariko ukayishaka wakerewe, kuyibona bikakugora. Naje kubabwira ngo mushake Imana mu gihe irimo irabonwa, muprofite muri iyi occasion mufite. Hari igihe umuntu ageraho, hari igihe ujya wumva ukumva umuhanuzi aravuze ngo igihe cyo kugotwa kiraje musenge, abantu bakagenda bikurira mu byabo, ariko hari igihe no kugotwa kuba ku muntu ku giti cye. Nimba ivuga hari abantu benshi barabyumva. Hari igihe kugotwa kukugeraho, wenda ndikunamara igihe kukaba nko mu isaha cyangwa mu munota, ukabura isengesho wasenga, ugasigara agatima kakwibutsa yuko kera wigeze gushaka Imana n'imbaraga zawe zose, wigeze kwiteganyiriza urakoze mune, ukajya uvuga ati ariko Mwami nubwo mbona bicanze mbuze n'isengesho senga, ariko kera naragushatse. Njyewe nabaye sejemu, ntabwo nasibaga kuwa 4, narazindukaga nkaza gushaka Imana. Nagiye mu butayu, naraye mu buvumo, nafashije imfubyi, nafashije abapfakazi. Nanjye nyibuka ko bw'icyo nakoze kera. Hari igihe kimwe nigeze no kugotwa nanjye, bimbaho ku munsi umwe. Cyagiye umugabo wanjye ntiyari ahari, ntabwo yari inaha. Biri ku kagoroba, byari nko mu masaha 2 hafi saa 3, nari ndi mu gikoni ntetse.
noneho akana tubana mu rugo k'agafamiliye kari muri saro gateruye akana kanjye cukije k'agakobwa, ariko ubwo icyo gihe nari nkina twite, nari ntarabyara, ariko inda ari nkuri nko mu mezi ndumva ari nk'8. Ngiye kumva numva arampamagaye, noneho kuko yari ari kureba amakuru, ngira ngo wenda ni nk'ibintu abonye mu makuru, ariko mpamagara ngo nze ndebe. Ni yewe ndaje. Ati yewe uti ngwino urebe umwana. Ntora nkagira ngo wenda nibyo mu makuru abonye ari kumbwira. Sinzi ukuntu nasohotse ndangije utwana rindimo, ndavuga nti reka nsohoke numva ariko ibintu ari kwimpururiza yabonye. Ngiye sanga ni umwana wanjye yazanye urufuzi, arimo aratera imigeri. Ndareba se nafata nkabona nazo ukuboko, nkabona nazo ukuguru. Nabuze ikintu ufata n'icyo ndeka. Ndavuga uyu mwana undembeyeho yiriwe ari muzima, ni umuriro umufashe nabwo mukeya ku kagoroba, ku buryo nari maze kumuha umuti wo kumworohereza. Ndavuga ndumva ari ibyo ngibyo. Mbona atangiye kunaga ukuboko, mbona urufuzi ruraje. Ndavuga numva ubwoba buranyishe, buri cyo mfata n'icyo ndeka. Mu gihe nari ndi kubyibazaho nkashaka gusenga, ariko noneho nkabura n'isengesho nsenga. Nkajya mvuga ni Yesu wowe kabyarawe ndakwinginze unkirize umwana ntunkoze isoni. Ubwo icyo gihe naburaga ijambo na rimwe senga. Navugaga se umwana yiriwe ari muzima, andembeyeho ise ntawe uhari, ndatwite indiragira hariya y'amezi 8, nanjye sinshoboye. Akana kandembeye aho ari rezo ntizinahari ngo mubwira ngo umwana arandembanye. Naragiye murambika ku gitanda, ndavuga nti Yesu ndakwinginze, niba n'ubu ndi mu ntege nkeya, ariko wibuka ko hari igihe twabanye kandi neza. Wibuka ko hari igihe nagushakanye umwete wanjye wose. Wibuka yuko na mbere yuko nshaka nasengeye abana ntari nababona. Wibuka yuko wambwiye ko nzabyara imfura y'umukobwa afite imyaka 19. Satani ntandiganya umwana mwami. Yabindi ujya kurwana utondekanya amagambo. Hari ibintu abakirisa tuba twaramenyereye, na Yesu yatwihanishije. Tuba hari amagambo twafashe mu mutwe dusa nk'abanonosora amagambo hari tugira ngo nibyo byemeza Imana. Gatangira ati gitare gikomeye, gitare kisungwa n'amahanga, gitare cy'inganza marumbu, samba itarumba, bwihisho bw'umugaru muri umugaru ntuzi n'icyari cyo. Hari igihe ugeramo cyo kugwa utwo tugambo twose utondekanye ukatubura, ugasenga ukanuye. Ariko mwene icyo gihe Imana yibuka yuko wayishatse kera, igakora no kuri icyo gihe kandi. Hari igihe ugeramo, naje kubabwira ngo mushakashaka Imana mugifite uburyo bwo kuyishaka, hatari hazi igihe kibananiza mukabura n'icyo muvuga. Ubu ngubu bigishoboka. Nababwiye ngo Zaburi yaravuze ngo nicyo gituma abakunzi bayo bakwiye kuyishakira mu gihe yabonerwamo. Mushaka Imana ubu nyine, nurindire ngo ejo. Ubu tangira nkibivuga, ushakisha Imana umutima wawe wose. Niba umwuka akubwiye ngo fasha abakene, tangira ubu uteganyirize ejo. Ahari nawe wakena ukabwira Imana ngo wibuka ko nagaburiye abantu bashonje. Niba usenga umwuka akubwiye ngo senga, tangira ubu ngubu. Nicyo gituma abakunzi bayo bakwiye kuyishakira mu gihe yabonerwamo. Hari igihe bigucanga ukabura icyo usenga rwose. Wajya kuzamura isengesho ukumva reka nirirenga n'aha ngaha, kumbe bitakiri. Ubwo se umwana yaba ari gusambuka ajya gukoresha amarojike biranakuyobera ubura icyo uvuga. Ariko Imana yibuka na kera yuko mwabanye kandi neza. Imana irazirikana. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu yigeze kwigisha abigishwa be. Ni amagambo dusanga muri Luka igice cya 20 n'icya 16. Abigisha uburyo ki umuntu akwiye guteganyiriza ejo hazaza, abigiranye ubwenge niyo teme turiho. Ababwira ngo umugani ngo
ngo sebuja aragihamagara avuga ati rero mugaragu wanjye ibyawe byangezeho yuko imitungo yanjye uyangiza, none rero tugiye kubarana ngo usezerere. Igisonga kibyumvisha ubwoba burakica, kiravuga kiti nansezerera ko ntashoboye guhinga. Muzi ko umuntu ajya agera muri iyo kondisiyo, ko ntashoboye guhinga, ko nihagararaho ntashobora gusabiriza nzabaho. Ni Yesu wari uri kubivuga. Ngo kiravuga ngo reka nigire inama, ngo gihamagara abantu bose yari abereyemo umwenda ngo kizane uwa mbere. Kiravuga kiti harya databuja avuga yuko muri mu mwenda wangaye. Umuntu ati avuga yuko muri inshuro 100 z'amavuta ya elayo. Aravuga ati fata ikaramu n'urupapuro vuba vuba andikamo ko muri 80. Ngubwo icyo yabikoreraga ngo yagiraga ngo sebuja namwirukana, ba bantu yagiriye neza bazamuraze mu mazu yabo, kuko ngo yari kumwirukana akanamunyaga. Aravuga ati ubu ni intero, ubu nikundishwa kuri aba bantu, nimbabwira ngo bose yanyirukanye kandi nabagiriye neza. Aravuga ati buriya muntu yaradufashije ngwino tugucumbikire. Ni Yesu wari uri kubivuga. Ngo cya gisonga kibwira uwa kabiri kiti nawe ngwino. Weho bose avuga harya yuko ngo umubamo ideni ryangaye. Undi ati ngewe anyishyuza imifuka 100 ya seyiri. Ati niyo murimo. Igisonga kiti nawe fata, kuko niwe wari ushinzwe kubijera, yaragifite uburenganzira bwo kuba yabagabanyiriza, yari ataramwirukana. Ndi kubabwira ngo mutegure iby'igihe cyanyu kizaza ubu ngubu mubigiranye ubwenge. Warangije baravuga ati nawe kuri iyo mifuka 100 andikaho 80. Yesu arangije aravuga ngo nuko rero sebuja w'icyo gisonga ngo amakuru nabwo amugeraho, ngo ashimire icyo gisonga, si uko yari agishimiye yuko cyamwangije, ngo ahubwo nuko yagize ubwenge bw'ukuntu azabaho hanyuma yo kumwirukana. Yesu aravuga ngo niba abana b'iyi si bazi ubwenge bwo gushakishiriza ejo hazaza babishakishije ubutunzi bubi, mwebwe ntimwagakwiye kurushaho gushaka Imana mutegurira ejo hanyu hazaza. Ni ukuri ndabarahiye, Imana irazirikana. Mu mazina bita Imana baravuga ngo ni umukuru w'ibihe. Imana iyo wayishatse kuko ariyo itegeka ibihe, mu bihe runaka utateganyaga ubona ukuboko kw'Imana bitewe n'uko wayihize kera. Ibihe birahinduka bene data. Hari igihe imbere haba habi bikagucanga utari wabiteganyije. Byabaye kuri Dawidi, reka mbaho urugero. Abagabo babiri, umwe yateganyirije imbere ye neza, undi ahateganya nabi. Umugabo umwe wateganyije nabi ni umugabo bita Shimeyi. Amen. Yesu ashimwe. Shimeyi ngo ni umugabo watutse Dawidi, ariko mbaye nk'usubira inyuma kugira ngo mwumve inkomoko y'ibyo byose, kuko ijambo ry'Imana ni rizima, riba risobanutse rwose. Rishobora gucanga umuntu kuko agira ubunebwe bwo gusoma ntamenye inkomoko, ariko ijambo ry'Imana ni ryiza. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rirasobanutse. Dawidi muzi amateka ye, kuntu Imana yamugize umwami, sintangirira iyo yose ndaza hino. Ngo igihe kiza kugera cyo kujya gutabara, ngo Dawidi yisigarira mu rugo. Mu gusigara mu rugo haba harimo umutego wa Satani, aza kuryamana na Betisheba. Muzi ukuntu yahuye n'ibibazo byinshi. Betisheba aza gutwita, Dawidi ashaka kubihishira, bigeze aho yica umugabo we. Ibyo si byo ashaka kuvuga cyane. Dawidi rero nyuma y'icyo cyaha cye no kugipfukapfuka, Bibiliya iravuga ngo ibyaha bya bamwe ngo bigaragara kare bikabashyirisha mu rubanza, ngo iby'abandi bikagaragara kera, ngo ariko nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa. Dawidi arapfukapfuka, ariko nyuma kuko Imana yakundaga Dawidi
imutumaho Natani. Araza amubwira ibyaha yakoze simbisubiramo bitewe n'umwanya, amubwira ibyo yakoze. Arangije Dawidi arihana, murabizi. Nyuma Natani aramubwira ati ariko kubw'icyo wakoze ukururiye umuryango wawe ibibazo, dore intambara zizagutera ziturutse iwawe mu nzu, inkota ntabwo izava aho ngaho, dore abagore bawe bazabendera ku gasozi. Amubwira ibintu bikomeye. Dawidi rero nyuma byaje kumusohoraho. Umwana we witwa Abusalomu aramugomera. Amaze kumugomera ashaka kumukorera kudeta, Dawidi arahunga. Dushaka kuvuga ku mugabo wateganyije nabi witwa Shimeyi. Dawidi ngo amaze guhunga umwana we Abusalomu, aragenda ngo ageze aho bita i Bahurimu, ngo umugabo witwa Shimeyi abaraje. Hari abantu bazi gufatirana abantu mu kaga, ntibabanze kwitonda ngo bagenzure bamenye ibyo bintu aho byaturutse. Hari igihe umuntu ahura n'ingorane atari izo yihamagariye. Ni ukuri bene da, hari ibintu abakristo tugira cyane ababarokore. Umuntu yahura n'akagwi, Imana imukubise umunyafu, nyine yajyaga ibitubwira ngo Imana avuze ko abanyabyaha izabashyira ku karubanda. Ariko hari n'igihe umuntu ahura n'ibibazo bikamwisukiranyaho, ariko atari uko yagomeye Imana. Dawidi wa Shimeyi abaraje aprofitiye muri ako kavuyo. Hari abagabo baba bazi gutukana rero, nuko Bibiliya ivuga mu mpina amagambo, kuko ntiyavuga byose ntibyabona aho bijya, niko rukayavuze. Ngabaraje arakomereye ati muze murebe umugabo w'umwicanyi, ati dore ikigobe cy'icyicanyi cy'ikigoryi, ati dore ye Imana irakigaragaje, ati cyishe abantu bose bo kwa Sawuli, none Imana ikigaruyeho amaraso ya bene Sawuli, kirangije kizungura ibyo cyicara ku ngoma. Uze mutabare murebe ikigabo ahangaha cy'ikigome, none Imana iragitamaje. Ubwo uko yabivugaga niko yayoraga amabuye n'umukungu ugabanagaho. Umwami bari kwita ngo ni ikigabo cy'ikigoryi. Abagaragu ba Dawidi baramubwira ati databuja, urabona ahantu ugeze kwe, waretse kuriya we tumufitiye uburenganzira, ari umusivili uri aho ngaho, watubabariye gatoya, ntabwo turarwana umwanya, nuko ugenda umuntu akamusoza ubuzima bugakomeza. Dawidi aravuga tumva nimumureke, n'uwiteka wamuhaye ngo anuke. Mbere hose se ko atabikoze, mbere hose. Ariko nicyo gihe ndimo ndi kubabwira ngo muteganyirize igihe kizaza, mugifite uburyo mubasha gusengamo Imana bikumvikana. Ngo Shimeyi aramutukagura, Dawidi abuza abagaragu be kugira icyo batwara Shimeyi. Ngo haza gucamo igihe, murabizi amakuru, Dawidi aza gutahuka. Ngo Abusalomu yari amaze gupfa, umugaba w'ingabo yari yamusanze anagana ku giti aramwica. Dawidi agaruka muri Isiraheli kwima nk'uko bisanzwe. Mu kugaruka rero nababwiye abagabo babiri, hakaba hari n'undi nawe. Yesu ashimwe, haleluya. Hakaba hari n'undi mugabo nawe witeganyirije neza witwa Barizilayi. Mumbabarire we duhasome. Yesu ashimwe. Ndi kubabwira ngo muteganyirize ejo hazaza. Mubigiranye iki? Ubwenge. Imana ni Imana yemera kwiteganyiriza. Iyo witeganyirije Imana ikugarurira ineza yawe. Kandi ni nabi nayo Imana igiye igarura. Ni muri Samweli wa 2, numva ari igice cya 19. Yego, Samweli wa 2 19:32. Yesu ashimwe, haleluya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawidi ashimira Barizilayi ibyo yamukoreye. Hanyuma Barizilayi w'umunyagaleyadi ava i Rogelimu
aramanuka yambukana n'umwami Yorodani ngo amugeze hakurya. Barizirayi uwo yari umusaza mukuru cyane, amaze imyaka 80 avutse, kandi niwe wagemuriye umwami ubwo yari i Mahanayimu, kuko yari umugabo ugize ute, yari umugabo ugize ute mu gihe yari agikomeye. Mbere batubwiye ngo yari umusaza ushaje cyane ugeze imyaka 80. Epfo baravuga ngo akiri umugabo ukomeye cyane agifite ubushobozi mwari, ngo yagemuriraga Dawidi igihe umwana we yari yaramwirukanye. Ubu ngubu arashaje afite 80, yambukanye n'umwami mu guserebura yuko agarutse ku ngoma umwanzi wapfuye. Ariko mu kwambukana n'umwami ntabwo aje gusa, afite icyo yibitseho. Yambukanye n'umwami kubera ko kera gifite imbaraga, kera kiri umugabo ukomeye ngo yagaburiraga umwami nta pfunwe. Navuga ngo ese ubu ngo Dawidi aranzi, aragendera kuko avuga ati umwami aranzi, kera nyishoboye. Yesu ashimwe, kera gifite ubushobozi nagaburiye umwami ntiyishwe n'inzara igihe yari ari mu buhungiro. Naje kubabwira ngo muteganyirize ejo hazaza, haba mu masengesho, haba mu bikorwa byiza by'urukundo. Ejo nta muntu uhazi. Basubiyemo ngo ejo nta muntu uhazi, hazwi n'umukuru w'ibihe. Usibye ko hari igihe atwibira akatubwira ati ejo hameze gutya, ariko mu buzima busanzwe nta muntu ujya umenya ejo. Abanyarwanda byavuga ngo bucya bucyana ayandi. Muteganyirize ejo hazaza, mubigiranye iki? Ubwenge, kuko Imana irarokonesa, Imana irazirikana. Umubwiriza yaravuze ngo nyanyagize imbuto yawe ku mazi, ngo nurangiza wigendere, ngo kuko nyuma y'imyaka myinshi izakugarukira. Impamvu yavuze ngo ni ukuyinyanyagiza ku mazi ni iyihe? Ni uko ikintu unyanyagije ku mazi uba umeze nk'ukijugunya. Wese wapfa gutegereza ngo kizongera gikorere turu kigaruke? Uba umeze nk'ujugunye. Niyo mpamvu mbabwira ngo nugirire umuntu neza ntugategereze ngo arayikugarurira, ujye urindira Imana izakwishyura, kuko Imana iyo yishyuye yishyura neza. Abantu tugira defo yo kuvuga ngo nkoreye biriya bintu ngo n'ukuntu nagize ntya, ngo kuko aratinyutse arampemukiye ngo ari jye nagize ntya. Umuntu akwitura bike, ariko iyo Imana ikwituye yitura neza kandi guha byinshi. Yaravuze ngo urugero rucugushije, urugero rutsindagiye nirwo Imana izakugereramo. Murabizi iyo umuntu ateye imbuto, ntabwo uko wayiteye ari kwigaruka. Utera igishyimbo kimwe mu butaka ari kimwe wanazemo, cyera igishyimbo kimwe, cyera kimwe. Ikintu bibye nicyo usarura, kandi cyiza kikubye inshuro nyinshi. Niba ubibye neza bizaza ari byinshi, bizaza biri ku rugero rucugushije kandi rutsindagiye. Niba ubibye nabi kandi abana bizera kabisa, bizera kandi bize bicugushije binatsindagiye. Ni kuvuga ngo muteganyirize ejo hazaza. Umuntu iyo ategura intambara ayitegura mu mahoro. Ibihugu bitegura intambara ntabwo bicunga hadoye yinjiye ngo abari bwa ngo mutangire muzibura imbunda,
umutangira ngo mutoze umutangira mukoresha abasirikare training babikora muri cya gihe nta n'uri kubashotora kuko bateganya ngo uko byagenda kose ejo hangaha ntawe wamenya ariko abakristo urasinzira ukajya ukora cyakoza ukabyuka ukavuga ati Yesu ndebe rwose mfite intege nke nawe wabibonye ko niriwe mu kazi ngiye kuryama undinde amen ukabura sinzira ariko wabona haduye yakwatatse niko utangira kandi ubwo uratangira kuvuga ngiye muyitata yo yitatu nayo ntuyashoboye ntuzi ibyo uri gusema uvuga mana nabara mana ndengera ibyiza shaka Imana ubu ngubu ubice mbere y'amasengesho azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa niko ijambo ry'Imana ngo ibikire ivomera amazi azaba ahagije azagutunga mu gihe cyo gukotwa soza reka mvuge umwanditsi umwe w'imigani mu gice cya 30:25 yaduhuye urugero yaravuze ngo ibimonyo ni ubwoko bw'ibinyanege nkeya ngo ariko mu gihe cy'iki byishakira ibyo kurya bizabitunga mu gihe cy'itumba ibimonyo murabizi ukuntu giteye ntabwo yamvura ibiri guhanuka n'amahindu cyahita kirangira ariko kiravuga kiti nta tubaraga nifitiye sinashobora guhangana n'iriya mvura rero mu gihe akazuba gacanye abandi bari kugona reka mbe mpiga ibyo kurya genda ndeba agaceri kahanutse kagwa ku meza nkajyane mu mwobo ndeba udushyimbo njyane kuko imbere ahangaha mu itumba ntabwo nzabona icyo ndya ninahunika n'Imana yarayabivuze ibimonyo ntibikabarusha ubwenge muhunike mushaka ibizabatunga mu gihe kibi mushaka ingingo izabarengera ku munsi w'akaga n'amakuba muhaguruke dusenge mufate umwanzuro uw'Imana ibwiye kongera gusenga cyane amasengesho ntajya aba menshi ngo arengera nayo wasenga yose Imana irayakoresha mu gihe runaka ntuzavuge ngo igihe nasengeye ntajya haza niyo wakomeza ugasenga uzagenda ubona inyungu iva muri yandi wasenze niba ufashe imfubyi niba ufashe abapfakazi niba usengera amateraniro Imana iha umugisha abantu badusengera guhagarara hano ntabwo biba byoroshye haba hari abasinze icyo ukora cyose uteganyiriza ejo hazaza mu buryo bw'umwuka gikomeze Imana irazirikana kandi izaguhemba ku bw'icyo ndumva twasenga mwari karibu ngwino dufashe gusenga Imana idufashe Imana iturengere Imana itugirire neza muteganyirize ejo hazaza mubigiranye ubwenge niko Imana itubwira muhite mufata aya magambo muhite muyahuza amen uwa mbere atubwiye ngo dusabe imbaraga nabyumvise ntabwo wateganyiriza iki gihe kizaza uri umunyantege nkeya kandi ntabwo ifeza n'izahabu arizo tugiye gushyira ku mabanki ngo duteganyirize igihe kizagira gute kizaza Imana ishimwe ni ukwibikaho ibintu by'imbaraga z'Imana ni ukwibikaho gukiranuka ni ukwibikaho amasengesho Imana ishimwe igihe kizaza Imana ikadutabara hari ubwo ikamive kuko umuntu ntari hano ni umwana w'umukobwa ari hano nta kiba muri kino gihugu muneza amatwi ntago akiba muri kino gihugu bari mu masengesho ari ninjoro umukozi w'Imana umva ukuntu yavuze yarebye umwana w'umukobwa nk'uyu Imana iramubwira ngo ngiye kugukorera ubukwe simbikoreye wowe mbikoreye mama wawe kuko kandi nyine yapfuye muri jenoside simbikoreye wowe bikoreye mama wawe kuko nari narabimusezeranije ngira ngo hari yagasize kangana nka gutya umva Imana izirikana ntago mbikoreye wowe uyu muntu si Imana ibikoreye ari hariya kwa Satani duteganyiriza igihe kizagira gute kizaza ubu abana banyu mwarabateganirije ku makonte ibintu by'amazu ibintu by'imitungo mbese hari ukuntu bagenda noneho duteganye n'iby'ikindi gihe kizaza mu buryo bw'umwuka harimo n'abateganyiriza imbwa buri uzi ukuntu Dawidi yateganyirije Salomo
imana imubuje kubaka urusengero ibikoresho byose Dawidi arabishaka. Haleluya. Kubera abantu benshi bibesha ko Salomo yanaributse nta nubwo Salomo yigeze aributse. Ntabwo Salomo yaributse kubera ko Dawidi hari ikintu imana yamubwiye ngo umwana uzagusimbura ku ntebe yawe naramuka ncumuyeho nzamuhana ibihano by'abantu kandi nzamuhana ibihano by'abantu nzamukubita n'inkoni z'abantu ariko imbabazi zanjye ntabwo zizamwomorokaho. Ntabwo Salomo yarimbutse ngo nuko yashatse abagore 1000 n'inkoni z'abantu n'ibihano by'abantu ariko imbabazi z'Uwiteka haleluya ntabwo zizabomorokaho. Kadusenga Imana hitutekereza ubitekerezeho mwibaze ngo se ndateganyiriza Imana gute, ndateganyiriza ubugingo bwanjye gute, ndateganyiriza abana banjye gute. Ubu rero Imana ishimwe. Kadusenge. Data wa twese uri mu ijuru, aya magambo asohoreye mu matwi yacu kandi tugitangirira iteraniro watubwiye kuri hagati muri twebwe, watubwiye ko waje none umwigisha wa mbere yatuye ko tugomba kwambara imbaraga kandi tukagenda uko imbaraga zacu zingana. None umushakazi wawe urongeye umunyuzemo uratubiye ngo nigende duteganyirize igihe kizaza kandi tugiteganyirize dufite ubwenge. Nta kindi kintu nsabye, sajya ubwenge muri iri teraniro. Aba bagabo n'aba bagore mbasabiye ubwenge, aba basore n'aba bakobwa mbasabiye ubwenge, nanjye ubwanjye ndabwisabiye kugira ngo ubu bwenge butumenyeshe icyo gukora mu gihe cyacu. Kandi buri amagambo abwirwa abantu benshi buzuye urusengero ariko afite abantu arimo kugenda abwira. Amagambo menshi abwira abantu benshi mu rusengero ariko ijambo rifite nyiraryo. Tugukomeye mu mashyi k'umugambi utaburizwamo kandi kubwiye yumvise kandi kumumara ugaragaye mu izina rya Yesu. Amen.